Reka rero dutangire amakuru y'Iyobokamana dufite n'amakuru anejeje cyane ubwo umuryango witwa Women Foundation uyobowe na Apostle Mignone uyu munsi washoje igiterane cyabo cy'imbatura mugama cy'ishyirwa igiterane cyari kirimo ibyamamare bikomeye cyane harimo umuririmbyi Snatch wo muri Nigeria n'umuhimbyi w'ikiyamamare waririmbye indirimbo zikomeye harimo umudamu nawe w'indashyikirwa muri East Africa ariwe mudamu wa Apostle Kayanja tubuke ko Apostle Kayanja cyangwa se Kayanja pasiteri muri Uganda n'umupasiteri ufite umwana abantu umuryango munini ukora umurimo w'Imana kandi akabakorana n'umukobwa wa president wa Uganda nyakwa Yoweri Museveni na umukobwa we akora umurimo w'Imana n'umupasiteri haba igiterane kinini cyane rero ubwo igiterane umunsi cyashojwe na First Lady wa Perezida w'u Rwanda akaba ari ikintu cyari gikomeye cyane abantu bishimye kandi habayemo imyanzuro myiza ko icyo giterane cyari kirimo abadamu ibihumbi 6 baturutse muri diaspora mu mpande y'isi. Rero na makuru twashaka kubabwira mu Iyobokamana amakuru y'ubucuruzi naho rero turaza kubabwira neza ko abantu benshi bakunze kutubaza bati se amakuru bizagenda gute ibintu bihagaze gute mu bucuruzi no burakorwa muri Arizona imaze gufungura amaresitora menshi y'Abanyafrika. Arizona imaze gufungukamo ibintu bucuruzi bukomeye cyane ahangaha harimo abamaze gufungura amavuriro harimo abantu barimo gukora imirimo ikomeye kandi harimo n'abamaze gukora transportation abarimo bakora ama CDR bivuga ngo isoko rya Arizona ry'ubucuruzi noneho ntago tukiri mu kintu kimwe tumaze kwaguka tumaze kugera muri transportation tumaze kugera mu kucuruza ari ama store African store ndetse tumaze no kugira amaresitora y'Abanyafrika bivuga ngo iterambere riri muri Arizona rimaze kugera kure ahantu heza hakwiye kwishimirwa kandi twibukanye ko no muri Arizona na entertainment yaho imaze kumera neza ubwo harimo za competition zitandukanye muri soccer ariyo twita football bivuga ngo abantu bamaze iminsi babona abantu bambaye nabo ama uniform muri sport abantu barimo barakora sport barimo barakina bivuga ngo community ya Arizona irimo irakura mu buryo bushimishije. Rero turaza kuganira n'ibyo bikorwa by'abadiaspora bamwe turaza kubavuga amazina barimo barakora ibikorwa bikomeye mu bihugu bavukamo kandi bamwe n'abatera nkunga w'iki gikorwa cyacu cya televiziyo bamwe bagiye baduhereza inkunga yabo uwo turaza kubabwira inkunga ye ya mbere yarayitanze hari n'abandi tuzagenda tugirana ibiganiro nabyo ko twavuze ngo tuzahamagara abashoramari bakomeze gukora ibikorwa cyane ko icyo twifuza nuko televiziyo yacu zaba televiziyo ya diaspora kandi abantu bakazaba very inspirational bakazajya bahakura ibikorwa byatuma bunguka tuzajya tubarangira utuzi company zirimo ziratanga utuzi tuzajya tubarangira bavandimwe barimo barigisha icyongereza abantu batangiye kwigisha computer urwaruka kandi tuzababwira n'aba barimo barakora media house harimo inzu irimo irakora amashusho ahangaha ikomeye nayo tuzagera mu gihe cyo kwamamaza icyo gihe muzakibona. Rero by'umwihariko mu bucuruzi bamwe bahoze bavuga bati se ko Abanyafrika nabo bavuze igitekerezo cyabo ntago bigaragambije ahubwo bavuze igitekerezo cyabo bakibwira leta ariko bakoresheje itangazamakuru umwanzuro n'uwohe bamwe bagiye babivugaho mu buryo butandukanye bavuze ati bari Abanyafrika bagiye kuvuga ni byiza ijwi ryabo ryarumvikanye abandi baravuga bati dukeneye no kwegerana n'abane data bavuka hangaha bakora hangaha babazungu tukiyoganza tukegerana kugira ngo tuganirize leta abandi bavuga bati twebwe ntago kwagaragara hariya tuzakoresha abaroya. Rero ni mu buryo butandukanye bwavuzweho ibintu byinshi ariko bigaragaza yuko uyu munsi hagombye gusohoka iyindi liste ariko mu bigaragara nta yindi liste yasohotse ya clinique bafunze cyangwa amazu ibigaragara nukuvuga ko bashobora kuba hara ayabaye suspended yabaye terminated bivuga ngo hari igihe bagususpendinga bagusaba ubusobanuro ntubuvuge neza bakagutaminatinga noneho hakazakurikiraho n'ibindi bibazo bindi nyuma ariko dukomeje gusenga kugira ngo Imana ikomeze korohereza abantu. Mu magambo make rero turabwira abantu barimo barabikora kugira ngo bakomeze kwihangana barimo biragenda nabi bakomeze kwihangana ariko amakuru dufite as far as now nuko ubwo bucuruzi bamwe mwamere mwa sober living bukomeje
kandi hakabaho n'abakoraga behavior nabyo birakomeje. Ikindi nuko uriya muryango witwa Rainbow Bridge ushinzwe kwakira abavuye mu mazu bakatugunywa hanze watanze nimero 221 ari wo nawo barimo kwifashisha. By'umwihariko twababwiye ko Attorney General yasohoye inkuru itari nziza muri iyi minsi ubwo wabonaga ko agaragaje nuko atishimye, ariko ndayibasomera. Yaravuze ati mu bibazo twagize muri Arizona nibwo bwa mbere tugize ibibazo byakozwe muri ubu buvuzi buvurwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ubwo abantu barimo barabakoresha kugira ngo babone endamu. Aravuga ati tugomba kubihagarika. Aravuga ati nimba wahuye n'ingaruka z'icyo kibazo hamagare 211. Ubwo bivuga ngo ubwabo bo bakumva ko abantu basohoka mu mazu bakajya kuba aho leta ibereka, bo ntibijyana aho bashaka, ahubwo bakumvira leta aho yabateganyirije, nkuko hariho DS, nkuko hariho CBI, hariho n'izindi company. Bigaragara ko leta nayo irimo irafata ingamba taramenya zizasohokana none mu kwezi kwa 12. Rero turashaka kugira ngo tubabwire ngo bavandimwe abashaka kuza bari mu yandi ma state, birashoboka ko byakorwa no mu yandi ma state, birashoboka ko byakomeza no muri Arizona, ariko dushaka kubabwire ngo bino bintu leta nayo ishaka ko tubikora neza. Icyakabira aba diaspora twabivuganye neza kandi twabishimiye. Umuvandimwe witwa Samuel Ndayiragije akaba ari founder wa amaklinike atandukanye yakoze muri Arizona, akaba ari umuyobozi wayoboye diaspora y'abarundi mu rwego rwa Amerika. Yakoze igikorwa cy'indashyikirwa nawe ubwo yafunguye hoteli mu Burundi, akaba kandi yarakomeje no gukora igikorwa cy'indashyikirwa cyo kujyana imashini zihinga ubuhinzi mu buhinzi, imashini zigera kuri 6. Uwo Samuel Ndayiragije akaba ari umwe mu baperezida ba communauté, ndavuga perezida wa communauté, akaba yarahuye na perezida w'u Burundi nyakubahwa w'u Burundi, bakaba barabonanye mu nama zitandukanye. Ubu Samuel akaba ari marabarizwa mu Burundi nawo aho ari marakora ibikorwa bya diaspora. Akaba n'umuvandimwe bagenzi nawe pasteri bari kumwe, bagenzi namaze gufungura radio ya diaspora mu Burundi hamwe na televiziyo, bakaba barimo barafasha. Nabonye mu cyumweru gishize barashyizeho weekend ya siporo yo kuruhura umubiri, aho barimo barakora siporo. Bivuga ngo ni ibikorwa byiza cyane. Abare dushimiye diaspora utekereza iwacu, gukomeza gutekereza abarundi. Bakunda kuvuga ngo uramunagira akaranga, hari akaranga k'iwacu, hari akaranga abavandimwe aho bavuka. Ni ukuvuga ngo nta gihugu kitagira umuco, kimwe natwe twese dufite aho dukomoka, twishimira kuzasubira tujyanye iterambere. Abandi ba diaspora nabo dufite kuri liste tuzayibabwira mu cyumweru gitaha, aho tuzababwira tuzatubereka n'amavideo y'ibikorwa barimo barakora, ibikorwa birebire. Kandi twabwira ko muri Arizona niyo state ya mbere twagize umugisha, ubwo dufite aba diaspora batari munsi ya 30 baraba miliyona, bafite miliyoni z'idolari za turnover muri capital zabo, bamaze kwitwa aba millionaire. Ubishaka kuvuga ngo rero n'umugisha dufite ku banyafrika, nubwo ibyo dukora byaza mu challenges, ariko nanone mu Rwanda rumwe n'umugisha. Tuzabamamariza amazu, abashaka gukodesha amazu kuyashyira ku isoko, ndetse n'abashaka kubahiriza ko kwamamaza ibicuruzwa byabo cyangwa se ibikorwa byabo tuzabibabwira. Ariko tujya tubabwira ko muri weekend tuba twagiye mu murimo w'Imana, tuzongera gusubira kuwa mbere. Twibukiranye ngo amakuru yacu yaranzwe n'iyobokamana, twavuze mu bucuruzi ndetse tuvuga no ku bikorwa bidasanzwe birimo birakorwa n'aba diaspora mu bihugu bavukamo. Mu cyumweru gitaha tuzabazana abatumirwa kandi tuzakomeza kubabwira ibirenze uko mutekereza, kuko twizeye ko azavamo ibitangaza. Murakoze rero, murakarama, mugire weekend nziza kandi Uwiteka bishimire. Naho mu cyumweru gitaha, shalom shalom.